Kigali's feel-good station, KFM. Reka mbanze nk'ikaze wowe wabashije kugera kuri channel yacu, nizere ko uri bukomeze kugira ibihe byiza muri gahunda zose uri kwerekezamo mu mirimo itandukanye urimo uri kwiyumvira the KFM. Nizere ko uri bugire umunsi mwiza. Nkuko rero ubizi, ubundi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ariko twita Gashyantare mu mezi agize umwaka nyine mu Kinyarwanda. Ku itariki 14 Gashyantare hari z'ukwezi kwa kabiri nkuko nemaze kuyikubwira, ku isi hose hizihizwa umunsi w'abakundana. Uwo munsi rero kabuhurana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ubuzima bwa mutagatifu Valentin. Kuri iyo tariki ya Saint Valentin cyangwa se uzwi nka Valentine's Day, hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose ari byo, kandi sinako abantu bose usanga babyumva kimwe, kuko hari abantu usanga uwo munsi wemera koko, abantu ugasanga bumva cyangwa bufata nk'iminsi isanzwe. Anyway, akavuga ati ku munsi ugira amasaha 28 nta tandukano njye mbonamo. Yes, rero cyane cyane n'abantu badafite abakunzi, ariko hari nabo usanga bafite abakunzi ariko usanga bafite imitekerereze nk'iyi yakumva ko ubundi urukundo ari urwa buri munsi, akumva ko umunsi wo kugaragaza urukundo ntawo baho, nimba ariko nabivuga sinzi. Gusa ubundi uwo munsi urahari koko, tariki 14. Niyo mpamvu rero nifuje kugenda nkubwira bimwe mu byagiye biranga tariki nk'ingi, umunsi nkongo witiriwe umunsi w'abakundana mu mateka. Ese byagiye bigenda bite? Umunsi watangiye ryari? Waje gute? Nibyo tugiye kuba turi kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yes, ubundi ku munsi nk'uyu nguyu, ku munsi uzwi nk'uw'abakundana, abasore n'inkumi bakundana cyangwa se amakouple bahana impano zitandukanye, cyane cyane impapuro ariko nanone zanditseho utuntu tw'imitoma twiza n'indabo z'amaroza atukura. Ubusanzwe bivuga ko urukundo ruri kugurumana cyangwa se rufite passion, ko navuga bigaragaza ko urukundo rufite numbero, rufite aho rugana, kandi nabyo biba ari ibintu byiza cyane, bera nabyo biba bikenewe. Ahangaha rero ibi bikaba bivuga cyangwa bikaba bigaragaza ko ubundi buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri 1.5 miliyari, muri yo hagati ya 88 na 85% atangwa n'abagore. Iki gihe ariko abagore baba bayaha abagabo bakunda kuri Saint Valentin. Rero ibi bigatuma umunsi wa Saint Valentin ugwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli cyangwa se uzwi nka Christmas, mu gutangwaho amakarita menshi ugereranije. Ushobora kuri kwibaza se kuki Saint Valentin ubundi iba Gashyantare? Nta kundi kwezi kwaba kwiza yabaho. Ese koko nibyo uwo munsi ugaragaza ko umuntu ari mu rukundo, ugaragaza ko umuntu afite uwo bakundana? Byaje gute? Byatangiye ryari? Ndaje mu kanya. Ubundi mu mateka kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa kabiri Gashyantare, urabizi ubundi ukwezi kwa kabiri kukunda kugira amatariki 28 cyane cyane, ni gake usanga ukwezi kwa kabiri kwageza tariki 29. Rero urumva ko tariki 14 ni hagati neza, hagati na hagati mu kwezi kwa kabiri. Uwo munsi rero wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera nyine muri antikite, niko nakubwira. Mubagira icyo ubundi ukwezi kwa kabiri kwari ukwezi bibukamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye, ariyo Zeus na Hera, naho mu Baromani tariki 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercal, aho abaturage baturaga ibitambo Lupercus, imana y'uburumbuke. None ariko ushobora kuba wibaza, ese iyo bavuze Saint Valentin, no Valentin bangahe babayeho? Ese uwo Valentin we byagenze bite kugira ngo yitirirwe cyangwa hahabwe umunsi mukuru nk'uyu nguyu? Ubundi mu mateka ya Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye, bagiye bagirwa abatagatifu mu bihe bitandukanye bitewe no kwemera kwabo kutajegajega bagiye bagaragaza
dore ko byaje gutuma bagera naho bicwa bahowe Imana. Aba bakaba baragiye bicwa n'ingabo z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe hari mu kinyejana cya gatatu. Muri abo ba Valentin batatu rero harimo Valentin w'i Roma, uyu yari padiri wishwe mu kinyejana cya gatatu azira kwemera kwe, nyuma aza gushyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Naho Valentin wa kabiri we yari Valentin wa Turin, we yari umwepiskopi cyangwa se abo twita aba bishop, nawe akaba yarishwe ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Hakaba hari undi Valentin rero wa gatatu, uyu we yari umufaratiri wo muri Afurika ariko amateka ye ntazwi cyane, ntavugwa cyane mu mateka. Muri aba Valentin rero batatu maze kukubwira, uwitirwa uyu munsi natangiye kukubwira, uyu munsi nyine wabakundanye cyangwa se uzwi nka Saint Valentin nyine n'ubundi ni Valentin w'i Roma, umwe nakubwiye bwa mbere. Ubundi ku ngoma y'umwami w'abami Claude, uyu mwami rero akaba yari umugome cyane. Mu gihe cya Claude rero, igihe yari ku ngoma, Roma yari mu ntambara, abaturage ntibabikundaga rwose habe na gato, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka, ubwo ibyo gushaka biba bihagarikiye aho ngaho. Hagati aho ariko Valentin we w'i Roma yakomeje gusezeranya rwihishwa abantu. Abakundanaga babyifuza yarabasezeranyaga, higanjemo n'abasore b'abasirikare, kandi umwami icyo gihe wibwe ko we yari yarabyanze. Byaje kumenyekana rero, umwami amenye ko Valentin asigaye asezeranya abasirikare, kandi umwami yaraciye gushaka, intambara itararangira Valentin biza kumuviramo gufungwa. Ku munsi wo kunyongwa rero wa Valentin hari tariki 14 Gashyantare. Valentin akaba yari afite umukobwa yikundiraga, yari umwana w'umukuru wa gereza yarafungiyemo. Uwo Valentin rero yaje kumwereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin. Wow, ariko akenshi usanga hari nabo bavuga ko urupapuro rwanditseho ngo uwawe Valentin. Yaje kumwereza rero urwandiko cyangwa agapapuro kanditseho ngo biturutse ku wawe Valentin. Amateka avuga ko ubundi wa Valentin yibonagamo uwo mukobwa rwose. Nguko uko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana guhera ku itariki nk'iyo ngiyo nyine ubwo yanyongwaga. Ubundi kera umunsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakajya kubashaka. Iyo umusore yavumburaga aho umukobwa yihishe, uwo nguwo wamubonye bagombaga gushyingiranwa bitarenze uwo mwaka. Urumva mbere ko umwaka urangira, iyo umusore yabaga yakubonye aho wabaga wihishe, ubundi byabaga biteganijwe ko muhita mushyingiranwa uwo mwaka utararangira. Ushobora kuri kwibaza rero ibintu byabaye mu kinyejana cya gatatu, ukuntu byaje kwambukiranya kugeza n'ubu ngubu, amateka se yagiye abitwara ate, bigenda byagiye bivugwa bite ahantu cyangwa se mu bihe bigiye bitandukanye. Ese iminsi koko y'abakundana ushobora kuri kwibaza ngo yatangiye kwizihizwa ryari mu mateka. Ubundi mbere mu gihugu cy'Ubwongereza kinyejana cya 14 nibwo itariki 14 yatangiye gufatwa nk'umunsi w'urukundo koko, kuko bo ubundi bari bafite imyemerere ivuga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore aribwo zihura kuri uwo munsi. Naho mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 umunsi wa Saint Valentin watangiye kwizihizwa kandi uba iminsi yitabwaho cyane. Mu gihugu cy'Ubuyapani ho ni ibintu bafata nk'ibidasanzwe, kuko uyu munsi abagore n'abakobwa baba bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora kandi zihenze cyane, ko naba biteguye ko tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ariko Werurwe abagabo nabo bazabishyura, bagaha abashiki babo umwenda, inkweto cyangwa ibindi bifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro 3 kurusha shokora waguriwe. Ushobora kuri kwibaza rero tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu Yapani haba habaye iki? Rero haba habaye umunsi ufatwa nk'umunsi w'umweru ariwo bita White Day.
hamwe n'Ubuyapani n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nka Brazil, aho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki 12 Kamena. Uyu munsi ukaba witwa Dos Namorados. Naho muri Colombia ho uyu munsi ukaba kwa gatandatu wa gatatu w'ukwezi kwa 9, aho bakaba wita umunsi w'urukundo n'ubushuti. Tugarutse iwacu rero mu Rwanda, uyu munsi kuva mu mwaka w'1998 watangiye kwitabwaho cyane kandi ugenda utera imbere uko umwaka ugenda utambuka, ndetse kugeza ubu tubona abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose benshi bagenda bawizihiza. Reka nizere ko rero amateka ya Saint Valentin kuva mu kinyejana cya 3 uko imyaka yagiye itambuka, uko ibihugu bigiye bitandukanye biyizihiza naho kwemera kwabyo kwagiye guturuka. Reka nizere ko uri bukomeze kugira ibihe byiza. Njye mwabanya mu kiganiro na Jehova ni naho ubutaha. Ciao ciao. Kigali's feel good station, KFM. On the air, everywhere. This is KFM.